ndavuga nti ngiye kukwataka rero niwataka genda kwatakisha ijwi rimwe ryonyine mpita nanagenda nicecekera. Bino biganiro muri gukora byo kuvuga Damuru, byo kuvuga Justin, byo kuvuga Mutesi, byo kuvuga Brigitte, ni ihe nyigisho mwigisha murimo muravuga abantu? Impamvu navuze kiriya kintu, Justin yaravuze ngo afite agira ibizibiti kuri flash yewe yego sibyo, kandi giteguye kuvuga ngo bikanshyira hanze, ariko ngewe ibyo mfite ni ibigaragara nk'ibimutendetse hano kugahera ku buryo mbivuze gusa yahita hanuka. Pastor Justin mufitanye cyangwa se na Pastor Damuru cyangwa Damuru ni evangeliste ni prophete, iyo mazina mukunda gutwerera abantu niyo mutubwira nyine kuba umuntu yayise. Uribuka ko Yesu bagiye ku mubamba hejuru banditseho ngo umwami w'abayuda, noneho abayuda baravuga ngo andika ko yiyise. Rero jya uva ku muntu wiyita n'umuntu wiswe. Ukuvuga ngo Mutesi nta kibazo mufitanye? Nta namba. Da mugore nta namba. Ariko mu bindi bintu byo abantu niba ari abakozi ba dayimoni ba shitani bavuga ngo turi abakozi baba dayimoni. Bakunzi babirandikwa TV aho muherereye hose ku isi mu bihugu byanyu bitandukanye, ubuntu n'amahoro y'Imana bugwire muri mwe. Kuri mikoro muri kumwe na Aime Shadia kuri birandikwa TV, tubahaye ikaze. Wowe utameze neza nawe ufite ibibazo bitandukanye, humura, Imana irahari kandi Yesu nta kindi cyamuzanye yazanywe no kugira ngo aruhura abarushye n'abaremerewe. Mubwira ibibazo byawe kandi wumve ko azagusubiza akubere inkomize mu bibazo byawe byose. Hano rero imbere ya kamera birandikwa TV muri kubona abatumirwa bacu, musanzwe mubazi ku macano atandukanye kuri Kiranukwa TV na Karosi TV. Hano rero ni kuri birandikwa TV, tubahaye ikaze. Mpereye iruhande rwanjye ni karibu Ezekiel. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Wakwibwira abagukurikiye amazina yawe tukakwakira? Nekereza ko nta muntu utanze ariko uko byagenda kose, utanze mu buhanuzi, anze mu gusesengura bino biganiro bijyanye n'iyobokamana, anze no kuri Kiranuka TV. Ariko mu busanzwe nitwa Ezekiel Rukundo, niyo mazina azwi, ariko hazwe Ezekiel cyane kurusha Rukundo. Ndi umugabo wubatse ufite umwana umwe, ariko nabyaye gatatu, babiri bitabye Imana. So rero nuko nahamagawe mpamagarirwa mu itorero rya ADEPR. Ndumva ari ibyo ngibyo nsengera Katabaro. Harimwe bajya bavuga ngo baramutenze. Ese bagutenze ntuve mu itorero byo bigutwaye iki? Icya kabiri, amagambo tuvuga ubwayo bitewe nuko dukorera Imana na Yesu ntibamwemeraga. Rero ntabwo ari itegeko kugira ngo abo muri ADEPR bose batwemereke badukomera amashyi. Biravuga ngo bazabahora izina ryanjye, bazabatuka, bazabajyana mu nkiko no mu nzu z'imbohe, maze ntibaratujyana mu nzu z'imbohe. Niyo mahirwe tugifite kandi nazo turaziteguye. So ndumva ari ibyo nzwiho rero. Urakoze cyane. Iburyo bwacu nawe reka twakire uyu mugabo Karosi, yongera bibwire neza amazina ye bwite, ubundi atubwire n'impamvu izina rye ryiswe Karosi. Murakoze cyane. Nitwa Wihoreye François, ni amazina y'ababyeyi. Nkitwa Karosi, ni izina Imana yampaye bitewe no kurota cyangwa se ubuhanuzi. Ndi umukozi w'Imana, ndi umuhanuzi bimazemo imyaka myinshi, imyaka 20 nduwo. Rero ndumva mu banzi ntabwo ari bake, ni benshi, maze imyaka myinshi. Ndumva bino bya YouTube mbimazemo imyaka ijya kugera mu 8. Twaje nta bantu benshi baraza benshi, ariko uko biri kose tugenda dushima Imana ko n'abantu bari mu mwijima wo kutabimenya babisobanukiwe. Ubundi twaje badutera amamba bavuga ko wagiyeho wese ari umudayimoni, agera mu rusengero benda kumuca yareliminati. Ubwo rero ndashima Imana ko, reka mbishima Imana ko n'abashumba bahayobotse, ubu hajemo benshi. Ubwo rero ni iryo zina biterwa n'ubuhanuzi, ni Imana yarinyise rihita risibanganya amateka y'andi mazina. Bivuga ngo uvuze François ntibamumenya, ariko uvuze Karosi aho wagera hose igihugu icyo ari cyo cyose bamenye uwo ari we. Hari n'abanzi izina ariko batanze isura. Biravuga ko ari Imana rero yabikoze. Ndi umugabo rero mfite madamu n'abana 3.
yego n'abandi tubana. murumva ko dufite abanyamavuta baranubatse no mu byingo, urumva ko bafite aho amateka, urumva ko abantu bagiye kudufasha. Rero tukinjira mu kiganiro, nababaza nti Ezekiel, amakuru yawe bimeze bite kuri umuhanuzi? Amakuru yawe, watubwira amakuru yawe. Amakuru yanjye meze neza, nta kibazo, usibye akagiripe wenda ndwaye, meze neza. Umuryango wanjye ntiwaburaye, cyane ko n'umwana dufite ntabwo aratangira kujya kwiga rero ngo mvuge ngo mfite ikibazo cya minerevare. Ikindi cano yanjye Kiranuka TV nta kibazo ifite, Imana yihagaritse neza, n'akanwa kanjye karacyavuga. Ubwo iby'umwuka si iby'umwuka, nta buhanuzi ufite bwo muri iyi minsi, bimeze biti uyu mwaka ko nta kintu uri kutubwira kuri Birandikwa TV? Burya nubwo umuntu atavuga ngo ri, ariko nibiri gucaracara ku mbuga nkoranyambaga ubwabyo n'ubuhanuzi. Rero ubuhanuzi bwo ntabwo umuntu ateganya igihe buzira. Iyo Imana ibishatse itanga ubuhanuzi, ariko ntabwo iteka tuzahora mu buhanuzi gusa, kuko hari n'igihe Imana ishima yuko uyikorera atari uko wahanuye, wabwirije ijambo, washyize hanze ibyo bisambo byibisha Bibiliya. Ibyo byose ni mu murongo wo gukorera iki Imana, cyane iyo ibyo byose ubikora atari izindi nyungu ugize gute ushaka, ahubwo ushaka ko abana b'Imana bamenye ukuri, ko Bibiliya yaravuze ngo muzamenye ukuri kandi uko kuri niko kuzaba batura. Rero nuko abazi ukuri bagomba kukuvuga, kugira ngo abari bafite ukuri kwitwa ikinyoma basobanukirwe kuri. So rero mu buryo bw'umwuka nta kintu kijya kimpungabanya, ntikibaho. Inzara ntimpunga, niba ntarahungabanyijwe yuko nari ndi gushyingura, nkava gushyingura nkaza nkajya kuvuga ubutumwa kuri radiyo mvuye gushyingura uwo munsi, yego narabishoboye. Urumva nta kindi kintu cyagera kuri Ezekiel cyatuma adakorera iki Imana. Njya nkunda kuvuga ko ngewe Imana nimpana promosiyo ku munsi wo gupfa kwanjye, cya gisanduku baba bayirambitse bategereje guhita bayimanura bayishyira mu ntuza. Abantu uwo munsi Imana nibishaka izanzure byibura umunota umwe cyangwa ibiri, mbwiriza ubutumwa bwiza, abantu bihane, nindangiza nongere nipfire. Hanyuma rero mfite ikibazo, murabona ko mwajegeje imbuga nkoranyambaga, nimwe basitari bagezweho. Dufite ikibazo ku bibazo muri kwibazanya, muri guterana amagambo, muri abantu b'abagabo kandi buri abavuga butumwa, abandi n'abahanuzi, abandi ni ba pasiteri. Karosi, ndashaka kumubaza ubundi ibi bibazo Pastor Justin mufitanye, cyangwa se na Pastor Damuru, cyangwa Damuru na Evangeliste ni profete, iyo mazina mukunda gutwerera abantu, niyo mutubwira nyine kuba umuntu yayise. Uribuka ko Yesu bagiye kumubamba hejuru banditseho ngo umwami w'Abayuda. Noneho Abayuda baravuga ngo andika ko yiyise. Rero jya uva ku muntu wiyita n'umuntu wiswe, ibintu bibiri. Urabidusobanurira? Impamvu ya mbere Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo nakumenye ntarakurema mu nda, ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira iki urumva. Ntabwo yavuze ngo nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, ngushyiraho kuba profete. Ibintu byitwa profete ibyo sinzi niba ari ukubera ko nta zindimi z'amahanga, cyangwa sinzi niba ari uko tubikoresha kugira ngo birusheho gutuma abantu batwemera. Yego, ariko ubundi juva ku muntu wiyita. Bivuze ngo Damuru yiyita cyangwa se Damuru yita profete? Yego. Uraza kubidusobanura neza tubyinjiremo. Karosi, wadusobanura ubundi mfundo by'ibi bibazo byatumye mwavuga ku bantu, mukavuga kuri Justin, mukavuga kuri Damuru, muri abantu mba mbona mumeze nk'abafitanye amabanga, kuko ukuntu umuntu agira record y'umuntu n'undi akagira iyindi, mufite ahantu mwagiye muhurira. Kuba byonyine Ezekiel azi amateka y'ukuntu Justin yabonye ubupasiteri, murumva ko muraziranye. Ubundi pfundo ry'ikibazo ni ikihe? Okay, jewe ninjiyemo nk'umuntu utajya uceceka. Njye ntabwo njya nceceka, usansanga hari hose ba Mutabazi, ba Korode, abantu bose na wa muhanuzi wigeze guhanura ngo ngo covid irarangira mu kwa 4, ni benshi. Hari igihe uza kubitewe n'igihe gihe maze kuri ibi bya YouTube, nicara mu rugo nkabikurikira, ariko tugakurikira n'amakuru Imana itanga. Bivuze ko rero twinjiye ejo bundi, njye ndumva uyu ndamuzi n'inshuti yanjye cyane ndetse magara.
uzashwana nawe ntabwo bufite ko mwashwana. nta kibazo kuko nashwanye n'abarenze Ezekiyeli. hanashwana n'inshuti. Yego. Kandi abakundana burya ntibashwana ahubwo burya barajijisha. ni ukuvuga ngo byanze bikunze ni nayo mpamvu bavuze ngo nujya kwishora ku mugabo n'umugore ukajya kwita mu byabo akenshi bazaguhindukirana. hari akantu nabonye bakinnye gatoya kasa naho umwavoka agiye gutanya umugabo n'umugore bari kugabana imitungo, noneho bageze ku kintu kimwe baravuga bati oya gisi nakirekwa n'undi, bajya mu nzu barangije batari kubundi turapfa iki. umwavo bahita bagaruka hanze babwira umwavoka ati ubundi wowe waje kumara iki. ni ukuvuga ngo byanze bikunze ntabwo inshuti rero nashaka gusobanura ko inshuti zidatana. ibi Justin arimo na Ezekiyeli ndetse na Damuru ntabwo ari ibintu bikanganye. muri puranka se njye ntabwo muri ubwo buryo nagusobanuriye ko n'ejo bundi Justin yarabyivugiye yavuze ko njye ndi nyirakazitereyemo mu mabanga yavuze ko njyewe ngo mvumva kuvuga ariko ntazi aho bahuriye na Ezekiyeli ndetse ngo njyewe ngo mvuga ngo ntazi ibyo ari byo. aribwo avuga ko Ezekiyeli ngo amuvumye bitashoboka. ni ukuvuga ngo rero ikintu naziye nababajwe nacyo cyatumye mvuga ko njye simpfa kuvuga. nababajwe nuko izina ryitwa iry'Imana rigenda rita agaciro ku bw'abita abahanuzi. ko niba uje kuri kamera ukavuga ngo Imana irambwiye ngo Pastor Mutesi ni indaya, irambwiye ngo asenye ingo z'abantu, irambwiye gutya na gutya gutya na gutya runaka na runaka bizagenda gutya, njye ngwanira iryo zina rero ko njye namenye iyi Mana yuko itavangavanga. iyi Mana yivuze ntisubira ku ijambo si umuntu, yivuze ngo iki ndacyanze iba yacyanze. iyo haje rero guhindura ya nzira ugahita ushaka uburyo ki wowe ugaragaza ko yisubiyeho, iyo Mana wakoreye ntabwo ari Imana. ugasaba n'imbabazi ukajya gusaba imbabazi kandi byitwaga ngo ni ubuhanuzi Imana iguhaye. bivuze ko rero icyo nicyo cyambabaje. ni ukuvuga ngo Justin we yaje avuga ko ari ubuhanuzi. bwa mbere abantu babizi yaratatse Mutesi, Pastor Mutesi yaje avuga ko ari Imana imutumye kuri uwo mugore umaze gusenya urugo rwa mbere agasenya urwa kabiri akaba agiye gushaka umugabo wa gatatu, ko Imana yanze ubusambanyi bwe. ndabyibuka uno mugabo Apotre Yongwe yigeze kumuvugaho avuze noneho avuga kuri asa n'ushyigikiye Mutesi. noneho Justin avuga ati ahubwo mugore wa Yongwe ube maso kuko uyu mudevoruse arenda kugutwarira umugabo. ibyo ni ibintu bibabaje nk'abakozi b'Imana. ikindi cyitonderwa, ibi bigenda bisenya umurimo w'Imana kuko abantu bose bakurikirana ahita avuga ati ese ibi bintu byarahanuwe. noneho hari abanzi cyakora hari abutatwaraho abanzi nk'uriya mubyeyi ntiwamutwara abakunzi be kuko afite abenshi, yaremye benshi. rero ni ukuvuga ngo uyu munsi gicyanzanye reka mvuga ko narisobanuye impamvu Justin njye nahagurutse nk'uko nanone abandi nabahagurukiye kandi uwo mpagurukiye ntasigara ko njye sinza mfite ibimenyetso. cyitonderwa nta audio nzakina, cyakora ninyibona yo noneho nzayikina. nahawe ibimenyetso bya benshi, nahawe amafoto, nahawe amashusho, nahawe hari n'uwigeze kunyohereza, hari n'umubyeyi wo mu Bufaransa wigeze kunyoherereza igitsina cy'umuntu ngo amusaba ngo bikinishe ngo namufashe ngo babikore. urumva arabinyoherereza. cyakora icyo gihe nahise narababaye ndarakara, n'inshuti yanjye n'umubyeyi w'inshuti yanjye. icyo gihe ambwira umuhanuzi wa Sani ni n'umuntu ukomeye muri ibi byacu by'abakozi b'Imana. yego ndangije cyakora umuntu nibuka nabyoherereje ni Gakire, ndamubwira ariko aya mabanga sinshaka ko asohoka. Gakire w'Urugendo Online TV niwe nabyoherereje, ndamubwira nawe ndebera ibi bintu. mbabazwa nacyo nabwo nahise nkora ikiganiro mvuga kuri byo. mbabazwa nabyo kuko kwitwa ko twitirirwa izina ry'Imana, wowe ugahita ufata ubwambure bwawe ukabwohereza kuri telefone, ukabwohereza umuntu utari no mu Rwanda, uri hanze y'igihugu. hano umuntu azatega indege sina hano wenda Kimisagara ngo uravuga uti ndafata akamoto ka magana angahe.
cyambere umuremeye irari, kabiri umukuye mu mana niba yasengaga, gatatu umukuye icyizere cy'abakozi b'Imana. Ubwo ni ukuvuga ngo niba yari ari mu nzira ijya mu ijoro, umwohereje ikuzimu, araca imanza, ntiyanakwemerera mugakora bya byaha. Nyuma yo gukora ibyaha haba wa mutima uhana. Umutima n'umuhana aravuga ati nagushijwe na wa mukozi w'Imana witwa runaka. Natoboka akavuga, azahita aze kuri kamera, azahamagara avuga ati ibi bintu bimeze gutya, abo bantu ni indaya. None se umuntu iyo yatura icyaha ubundi ahita avuga n'amazina y'abo bagikoranye? Ntabwo yaturaga, ahubwo yambwiraga ibibabaje biri mu Rwanda mu bakozi b'Imana. Rero nari nshatse kugusobanurira ko n'uwo Justin njyewe sinapfuye kumuhagurukira. Mu bwa mbere nje mvuga ku muntu birambye gutya, kuko byanze bikunze Justin yafashe umwanya munini wo gusenya abitwa abakozi b'Imana. Yambuye agaciro abahanuzi benshi n'abavuga butumwa. Yafashe umwanya wo gusenya ababishop, yafashe umwanya wo gusenya abapasiteri, yafashe umwanya wo gusenya abantu bose b'Imana. Kuko wavugaga wese yaje abashyira hasi, yaje akubita, ahita yita ikihebe. Noneho tuvuge ko igihe cye nawe kigeze. None se ko ababaye, jye nababajwe nuko ubwo we yavuze abandi ikimanuka, wakavuga igiterera. Rya jambo Munyarwanda avuze ngo nukubita inkoni mu cyeba, ngo inkoni ikubise mu cyeba uyirenza urugo. Bisobanuye ngo ushobora kuvuga umuntu hamanuka wakazakuvuga igiterera. Rero twe ntabwo turi muri competition y'amarushanwa, ahubwo twe turashaka kugaragaza iyo Mana tuvuga ibasha guhindura, ikihindura mu bintu yavuze, yitwa ko byavuzwe n'Imana. Ibi bintu nge nibyo ndwanya abazakurikira ibiganiro ku macano yose uhereye kera ntangira. Ndumva Eliane ariwe twigeze kwicarana nawe tuganira ku Rugendo TV. Turaganira, twari kuri ntuzige yahagurukaga ati jewe abadevoruse simbemera. Icyo genda mubaza nese ubu umugabo waramutse akoze ibi nibi wamubabare atari ko ibi byo birakaze. Ni rero ko umva ibi bikaze wowe niko wa muntu nawe akora devoruse bitewe nuko byabananiye kwiyumva. Rero kuba umurokore ndamita mugani, kuba umurokore ntibivukuyeho umuntu. Twamye dukandamizwa n'amadini batwereka ko iyo ubaye umurokore ubupfuye. Noneho baduhisha ko ubumuntu buba busigaye, kuko byanze bikunze niba ndi mu rusengero ubumuntu ningera mu rugo buragaruka. Ndi mu rusengero nuzuye umwuka wera, ariko ningera mu rugo ntabwo iteka nzuzuzwa. Ninuzuzwa cyane ntabwo nzabona umwanya wo gushakira madamu wanjye Korodine w'Imana. Sindi bujye gushaka ibyo kurya ari burye. Turaguma mu mwuka. Nituguma mu mwuka kandi Yesu yigeze gutandukanya ibi bintu. Aravuga ngo ntabwo wabasha kuba ushaka ubutunzi cyangwa ushaka amafaranga ngo ushaka iby'ubu buzima cyangwa iby'ubu bugingo ngo unezeze wakwandikiye igisirikare. Uyu wanditse iki gisirikare rero tugiye mu bye gutyo twaba nk'abakera. Idini rya kera impamvu ritandukanye n'iry'ubu, irya kera nuko ryabaga mu nsengero, bavaga mu nsengero uva mu masengesho amwe ujya mu yandi, ujya mu yandi, umwaka ugashira uri muri aya masengesho. Ariko nusubiza ubuzima inyuma urasanga ari twe twifatwaga abatindi. Wasangaga abantu bakubwira batabarokore nibo ninjije, ntibize n'abantu mbega n'ubuturage. Ugasanga turatukwa icyo kintu. Wagera ahantu ugeze mu rugo rw'umuntu agahita ku bwatatu ni bwa butindi bw'uburokore. Ariko uyu munsi byarahindutse kuko abantu barisobanukiwe. Nabyo turabishimira Imana. Habonetse umwanya wo gusenga, za dogitirine amadini yarazihinduye. Ahita noneho yereka inzira abantu bo Kagame perezida ahita ashyira ijambo rivuga ngo buri wese yikorere, yishakashakire, twiremere imishinga. Rero bivuze ngo uyu munsi jyewe nari nsobanuye kuba ntarapfuye, nabonye mu mubiri wanjye hari ibyo nahishuriwe. Hariyo mpamvu naje ngavuga ngo Justin arimo arakorera abadayimoni. Noneho nakwibaza iki kibazo, Ezekiel agufashe dufatanye ukinsubize. Kuba Justin ndarana hano reka tubyitenda ko yahanuwe ibinyoma ntago tubizi.
akabona koza amakosa akisubira akavuga ati uyu mubyeyi nandagaje Pastor Mutesi, reka ngende musabe imbabazi. Kumusaba imbabazi, kujya gusaba imbabazi kwa Justin, ni kubera iki mwabigizeho ikibazo ajya kuzisaba Mutesi? Impamvu ya mbere, ibimenyetso byose bigaragara wagiye gusaba imbabazi avuyeyo. Ari uwasabwa imbabazi ni umusitari mu by'ubu buzima bw'imbuga nkoranyambaga, ari n'uwazisabye ni umusitari. Bivuze ngo abantu baraza kubisasenguraho mu buryo bubiri uko babyumva. Hari n'ubuze kureba izi mbabazi wagiye gusaba ujyanye indabo. Nitujya kureba indirimbo ya 91 mu gakiza mu gushimisha Imana, sinibuka neza, hava ngo dore namba y'ubusa ndakwinginze unyambike ndagushaka. Bivuze ngo gusaba imbabazi nta kindi gihongano wagakwiriye kujyana kigaragaza ko ugiye gusaba imbabazi, kuko na Yesu iyo tugiye kuzimusaba icyo twizera ni umusaraba gusa, nta n'ikindi kiguzi tujyana tugiye gusaba iki imbabazi. Justin we yajyanye ikiguzi cy'ururabo. Ururabo rushyirwa ku muntu wapfuye i Nyamirambo, rushyirwa ku muntu wapfuye i Rusororo. Yego, hari abantu batahaye indabo hari abantu babyara bakabaha indabo, hari igihe bakora iminsi mikuru bakayunda. Uziko mutari abasirimu? Icyo mpa agaciro, ndareba ururabo rushyirwa kuri nde, ngurwa kuri icyo giti, rutatse icyo giti, nge sindi igiti, sibyo ku giti cyanjye. Hari n'igihe urukoresha nk'ikimenyetso cyo guhasheri wawe mu gihe mugiye gusezerana, sibyo, ariko ikiba kiri muri rurabo ni impeta ibirimo, sibyo. Wibuke ko uyu munsi wakubaza ururabo wahaye madamu wawe, wamwereka aho rwarengeye, ariko uwo munsi rero urakoze cyane. Rero Justin yagiye gusaba imbabazi, nge n'isi z'uburyarya. Iyo zitaza kuba iz'uburyarya aba yarabaye umuhamya wa ziriya mbabazi, ntagaruke avuga nabi abasesenguye imbabazi yagiye gusaba, kandi we yari kwicecekera. Yego, abo yagiye gusaba imbabazi yarabasesenguragaho, rimwe na rimwe akavuga ko agendana agafurashi. Twebwe ibyo twavugaga nta n'agafurashi twari dufite. Hariya rero yaza kuba yasabye imbabazi zitari ikinyoma, zitari uburyarya nk'uko twabivuze, aba yaracecetse, ariko twima amakuru ntavuge. Nyuma twebwe twari kugaruka twinyuramo, kuko iyo uvuga umuntu atavuga abakurushije gukiranuka, abakurushije gukiranuka mu gakiza. Ariko niba nge na Karosi twaricaye twati twebwe nk'abakozi b'Imana uko tubireba, tugiye mu mwuka tukajya no mu mubiri, ziriya ntabwo ari imbabazi. Mubona yarashakaga icyo ubundi bira ni hiti na hiti kumenyekana, ni umuceri, ni hiti, ni ukugira ngo abafana batamugiyeho avuga nabi Mutesi bamuzeho amuvuga neza. Yarashatse kuzana abafana bamujeho avuga nabi Mutesi kuko bamukomereho, ariko yongera nigarure n'abafani zibombe 24 bya Mutesi bimukurikirana. Yego, ikindi wibuke ko afite strategy yo gushinga itorero. Yari kuvuga ngo ntago nayobora intama nagize gute ntabanje kugaragaza ko naciye hehe bugufi. Ibyo ngibyo rero abikoze, buriya Satani ni umuhanga ndetse n'Imana. Yego, uribuka ukuntu yagiye akaganira n'Imana ku kibazo cya Yobu. Kurani niko Satani yagiye aganira n'Imana n'ubundi ku kibazo cya Justin. Justin agiye gusaba imbabazi Imana, wabibonye? Yego. None se buri ukoresheje Ezekiel ugakoresha na Karosi, ziriya mbabazi ntibazishyira ahagaragara kari abakozi bawe? Imana ati babikora. Noneho ngewe Mana, ngenda bizi ko Justin ari ikiryarya kuko ninjye umukoresha. Mutega abakozi bawe turebe. nawe niko ubibona Karo? Nge niko nabibonye, nta rugamba Imana itabamo. Noneho Imana itwemera gusesengura za mbabazi, kandi ibyo twavuga kugira ngo ahita agaragara ko nta mbabazi yasabye. Mutabeshye abakurikiye Birandikwa TV, biriya bintu mwarabisengeye, nibura murabisengera cyangwa mwaje mu mubiri? Ahubwo se twebwe umwuka duhangaho cyangwa dutuyemo, kuko nawe imbazi ije gutyo ndibaza umwuka ntahanga kuri twe, ahubwo umwuka atuye muri twe. Vuze ngo iri muri twe n'ubu tuvugani iyi segonda
yahita impindurira kino kiganiro ikampa andi makuru atandukanye n'ayo turi kuvuga. Bivuze ngo niyo mpamvu ugewe mu buzima ntiwandyarya, niko mbaho mu buzima. Niyo nkurebye gutya mpita menya ikikurimo. Ntabwo uno mugabo rero yasabye imbabazi mu buryo bw'uko yasabye imbabazi, igihe ni nacyo cyatumye mvuga naho gushakira hiti kuri uriya mugabo. Ntandusha abantu bankurikira, nkundwa n'abantu benshi cyane, ndetse ngira abantu benshi bankunda, ari aho nyobora nsengera nkora iki, yewe wenda ndumva ndi nyobora mu cyafi umunsi umwe gusa saa 7 nabaga mfite abantu 1000 nyoboye. Aho mpaviriye ubu ngera mu masanga mfite abantu barenga 400 300 magana ngahe, abake ni 200. Ubwo se wambwira gute? Abo ndavuga nayoboye umunsi umwe wa nsengaho wo kuwa gatandatu aho nyobora. Abandi mfite korari ifite abantu barenga 100 byonyine, wenda mpagura abo ndavuga abakeye. Mfite rero abantu benshi jewe nyoboye. Iyo rero hari ikintu nabonye, sinzi n'abadukurikiye kuri Birandikwa TV bagiye bababona musesengura, reka tubyitenda nk'ubusesenguzi, abantu bagiye bababona ku buryo babakurikiyemo. Bamwe babifashe nk'amatiku, abandi babifata nk'intuza nka jalousie mwagira umuvandimwe. Yego, urumva nk'urugero, reka dufate nk'amagambo Ezekiel yakoresheje nayasobanurira abakurikiye Birandikwa TV, kuko benshi bamufite icyizere nk'umuhanuzi. Hari ijambo yavuze, aravuga ngo nta n'urwara rwo kwishima, urumva amwifuriza yuko atagira urwara rwo kwishima. Arangije avuga n'irindi jambo ngo mbafite ku gaherara na kazamura. Reka nkubwire Ezekiel, sobanurira abagukurikiye bakubonye uvuga ngo abantu bafite ku gahera, waba uri Imana kuryo ngo kanaka ngo ufite ku gahera, basobanura abahana icyo kintu bacyumve nimba nawe udafite ishyari. Urakoze cyane. Ngewe icyo cy'ishyari wenda reka mbari cyo mperaho. Ntago wafata umuntu ufite cano y'ibihumbi 7 imukurikira, izindi cano za hano mu Rwanda zishobora kukwima mikoro, sibyo bigakunda, ariko ufite iyawe wavugiraho, sibyo. Uwo muntu wamugirira ishyari gute? Izavugira hari iz'abandi. Icya kabiri, ishuri ryamugize pasiteri, nanjye nararyize, ni nanjye ubwanjye wabihakanye kuba pastor. Bivuze ngo iyo nza kubyemera, abagabo 3 tuziranye n'uwabaye pasiteri arimo, ubwo naye ne kuba 4, nanjye nari kuba ndi pasiteri. Ariko kuba pasiteri ntagira adresse, ngiye ntago nakorera Imana itabashije kunyubakira urusengero, igatuma njya gukodesha urusengero, iyo ntabwo ari Imana. Ubwo urumva ukunda abantu, nimba abantu benshi bafite insengero bazikodesha, urimo uranenga bari abapasiteri bafite insengero zikodeshwa? Abo ndabanenze. Ntago Perezida wa Repubulika yaguha ministeri ngananirwe kuguha inzu ugomba gukoreramo. Noneho Imana yo irenze Perezida wa Repubulika. Yaravuze ngo isi n'ibiyuzuye byose ni ibyanjye, ibikodeshwa rero si iby'Imana. Umuntu nazajya kodesha urusengero jya umenya ko ari business. Tubwireraho hantu yapfundira ako kantu. Impamvu navuze kiriya kintu, Juste yaravuze ngo agira ibizibiti kuri flash yewe. Yego, sibyo? Kandi giteguye kuvuga ngo bikanshyira hanze. Ariko ngewe ibyo mfite ni ibigaragara nk'ibimutendetse hano ku gahera, ku buryo mbivuze gusa yahita hanuka. Nubu ndabifite, nubu nasubiramo, nubundi mufite hano ku gahera. Mbivuze gato, yego, mbivuze gato gusa, nkanacikwa gutya nkakavuga, yahita hanuka. Yani icyo yasobanuraga. Wabyumvise? Rero umuntu ashobora kugira audio cyangwa se akagira video. Buriya video yo kurya amafaranga, yego, ntabwo ari kimwe na audio y'ubusambanyi. Sinzi niba ako kantu kumvise. Juste sarasambana ari pasiteri? Ntabwo ari byo mvuze ngo haye urugero. Audio y'umuntu wariye amafaranga na audio y'umuntu wasambanyije ntabwo byagira imbaraga kimwe muri izi mbuga nkoranyambaga. Ibyaha byose ariko imbere y'Imana bihanwa kimwe. Uko niko bitekereza. Rindire ibyo tuzabimenya ko bizahanwa kimwe umunsi twageze imbere y'urubanza. Kuko wakoze bike azabazwa bike, uwakoze byinshi
azabazwa byinshi. none se muri Yakobo ntibatubwira ngo uwavuze ngo ntukice ni navuze ngo ntugasambane ni navuze ngo ntukibe, agaragaza ko ibyaha byose bingana. Uwo ni Yakobo, yari umuntu. Birashoboka ko iryo jambo yarivuze we yibereye mu ntege nke z'ibyaha. Nese Dawidi ko yatsinzwe n'icyaha ntiyavuze ngo warandondoye uramenya? Yego? Erega ibyanditswe muri Bibiliya tubanze twemeranywe ko byavuzwe n'abantu. Hari ibyavuzwe n'Imana, ariko hari n'ibyavuzwe n'abantu ubwabo. Kuko nk'ubu ngubu yaba Bibiliya yari icyandikwa, n'aya matiku yose tuba turimo yahita yandikwa muri Bibiliya direct. Kuko niba Bibiliya yarigeze yandikamo abagabo b'ibigoryi, urumva? Ezekiel uvuze yuko afite Juste ku gahera gutya. Iyo Bibiliya iba yandikwa nabyo byari guhita byandikwa. Abazabisoma igihe bizabicitse karo bazasoma ko ari ijambo ry'Imana. Kandi ni imagination y'igitekerezo cya Ezekiel cyo kabyumva ibyo bintu. None ukuvuga ngo muri rusange ikintu mufite kuri Juste ni ukufuhira umurimo w'Imana. Njyewe icyanjye uhereye ku gihe unzi mpamagarwa muri uyu murimo w'Imana, nahamagawe ndi umuntu ufite ishyaka n'ifuhe ry'umurimo w'Imana. Ntabwo naje muri iyi mihanda niko bakunda kuvuga kugira ngo ngiye mbonemo amaronko. Ibyo nabonye nashidutse nanjye binyikubitaho. Yego? Rero Juste niba nyumva nagende gake, kuko ibyo avuga ku bandi nawe abivugwaho. Yego? Kandi aha twaje kuri wambonye. Ikereka nugira amahirwe ukagira umunyamakuru kugirira ibanga, ariko Ezekiel we ntago azari kugirira. Yego, ndabyumva. Yego? Rero icyo nshaka kuvuga ni iki? Ntabwo twebwe Juste twaje kumwataka kuko tumwanze. Twaje kugira ngo abwize Mutesi ukuri. Nuza kwitegereza uraza gusanga hanyuma y'imbabazi za Juste hakurikiye za kamarade. Hanyuma yiza kamarade hakurikiraho iza Damuru. None Damuru rikamugarukeho gato. Kari we wicaye agategura ubuhanuzi bwa Mutesi. Uretse gato Damuru turamugaruka. Uretse gato icyo nshaka kuvuga ubanze ucyumve. Yaricaye ategura ubuhanuzi bwa Mutesi. Imbabazi yagiye gusaba katavuze ngo umbabarire ko nicaye nkategura ubuhanuzi. Yego, ibyo birumvikana. Ahubwo we yaravuze ngo umbabarire yuko nahanuye ubuhanuzi bw'uko twite, hari ababyumvise nabi, hari n'abatarabyumvise ukundi kuntu, bose wenda babyumva ko ari inda navugaga n'iy'umwuka wera n'iyisezerano. Ese ibyo wajya kubisabira imbabazi? Audio mfite iravuga ngo twaricaye turategura tuvuga ngo reka tuvuge ko Mutesi agize gute. Bivuze ngo ntabwo ari Damuru gusa wari wicaye, hari n'abandi bari bicaye. Yego, harimo abanyamakuru. Iyo dirahari. Ariko wagiye gusaba imbabazi, we yagiye gusaba imbabazi z'uko niba wahanuye utumwe n'Imana, niba atari umuceri uri gushaka ngo uba ushaka kamera, kuko numvise avuga ngo Ezekiel yanyuriye kamera. Ntawe nacyuriye kamera, ari Juste nta kamera namucyuriye. Niba narabacyuriye niba biza ayo audio niba yazane, sibyo? Kuko nge ndashaka ukuri kujya hagaragara, abantu basobanukira ngo Ezekiel n'uyu na Juste n'uyu, Damuru n'uyu, niba bari gucinya inkoro bayicinye neza, sibyo? Kuba bahabwa kamera nge na serebura, kuko Imana ni icyaba kigaragaza yuko umugambi w'Imana uri ku buzima bwabo. Yego, ni ikigaragaza yuko mikoro zose bazamburwa, ariko bagasigara n'iyi Imana yabahaye. Yego karo? Karo uri kunyumva? Mikoro zose wazamburwa, Vitali yakwima mikoro, isezerano yakwima mikoro, amacano yose ari hano muri iki gihugu cy'u Rwanda yose yakwifata, yewe n'ibiguzi byatangwa kugira ngo wimwe mikoro. Ariko burya Imana niguha mikrofone yawe iravuze ngo abandi bose bakwanga kuvuga, ariko njye Uwiteka sinzigera ngo ufunga umunwa cyangwa ngo ucecekeshe. Nicyo bishatse kuvuga. None se reka mbabwire rero, hari ikibazo mfite. Bibiliya itwereka ko iyo ufitanye ikibazo na mugenzi wawe, mbere yuko ujya ku gicaniro, reka tugeranye, mbere yuko ujya gusenga ugomba gusiga ituro ukabanza ugakemura ikibazo. Juste mufitanye iki kibazo uri kumugenda umubwira akakuvuga, arakuvuga nawe ukamuvuga. Mbese mumeze nk'abantu bari guterana amagambo ku buryo abantu batangiye kubibaza bagabo bafite amatiku bimeze bite. Icyo kintu cyitwa ngo siga ituro ujye kwikiranana na mwene so, mwaba mwarakigerageje. Ikindi murabizi ko Bibiliya twigisha ngo dukundane urukundo rwinshi, nimba hari n'uwaguye agomba
kubyutswa. Ubu muri iyi minsi muri gusoma Bibiliya, muri gusenga. Karo, dusobanurire. twebwe ntabwo njyewe mbanza gusobanura, ntabwo Bibiliya gusenga si ikintu mu myemerere yanjye sinemera ko nsenga ngo nereke abantu, n'ibyo njya mbona njye simbikunda. aho mbona umuntu ngo yagiye gusenga akajyana kamera, bibaho, biranashoboka. ariko Bibiliya itubwira ko Yesu yigeze kuvuga, aravuga ngo nimujye gusenga, nimusenga ntimugaragarize abantu ko mwasenze, ahubwo numubona n'iminwa yumye mushaka utuvuta mwisige ku munwa, kuko uko gusenga njye na data tuzabyumva. ariko nibiba gutyo muzabyereka abantu, ariko nta ngororano zabyo muzabibonera. nari nshatse gusubiza iki rero, ni ukuvuga ngo byanze bikunze nta nyungu ufite muri ibi ngibi nyine uri kumbaza. nigeze kuvuga ngo niyo naba nshaka ko cano yanjye izamuka, Karosi TV, bishobora gusigara mu isi mfuye, ariko ijuru sinzaritaha. njye nkorera Imana nk'umuntu ukorera ijuru, sinkorera Imana nk'ukorera isi. umunsi navaga kunywa amaraso y'abantu narwanaga nabo, nkava mu bupagani nkaza kwemerera Imana. nari mvuye inyuma ko genza aho navuye, niyo mpamvu ntajya nifuza gusubirayo. Imana ntemeraga, niyo rero mpaguruka nta mikino mfite. nubwo waba urinde njye Karosi Imana yakunyeretse, cyangwa se numva yuko ibyo ukoze bidashoboka, nushaka upima ibiro 999 cyangwa wujuje urenze 100, ni hahandi yawe sindi bugutinye. ko biravuga ngo ntimutinya abica umubiri, wenda mutinye uwica umubiri akica n'ubugingo, ndetse yamara kwica ibyo byose akabijyana igehinomu. biravuga ngo uyu munsi nshaka gutinya umuntu kuko ntinyejiste ngo ntamuvugaho nawe akamvuga, nkatinya abazandika muri komanteri bati murabagwe. ariko Bibiliya itubwira neza ikavuga ngo niyirondora imitima ikayimenya ukuri, ukuri guhishwe yirakuzi. izi ni impamvu z'ibi bintu. cyakora biri guha abanyamakuru gucuruza, bikanaha abahanga kusesengura, bikanaha abanyabwenge kumenya, ndetse biri guha abantu batwanga guseka. ariko Imana yifitemo inyungu imeze itya, igihe irashaka kugaragaza ibyo byose bibi birimo ibinyoma n'ubusambanyi bwihishe, n'ubusambo bwihishe, n'ubunyanga bwihishe, n'ibintu bidafatika. ku bantu barabona ko atari byiza, ariko kuwiteka biri kugaragaza. iyo aba bantu barebaga bakareba impamvu z'ibi bintu. wanumbaje rero ngo turacyasenga, twe dusoma impamvu nge ndi muri ibi bintu nasomye Bibiliya. ijambo ry'Imana ritubwira kuri ba Salomo, rikatubwira kuri ba Dawidi, rikatubwira kuri ba Samusoni. tudusanga abo bose bari abacamanza batakinaga. abo bose iyo bumvaga ikibazo cyateye mu gihugu ntibicaraga, ntibanatinyaga niyo wabaga uri umwami, barahagurukaga bakaza kurwana nawe. biturutse kuki? uyu munsi impamvu ibi byose biri gupfa, ab'idini barapfuye. abantu bajyaga bavuga uko kuri barakugoretse. umuntu aravuga neza ngo nshimwe, sindi bukore kuri runaka kuko yanyicisha. ibi bintu sindi bubivuge kuko abantu barandika nabo barahita na wamaga 5 byo kuri Western Union arahita anyanga. ariko uyu munsi igihe Karosi Imana ingarura nige muntu muri iki gihugu cy'u Rwanda, Imana yabwiye iminsi nsigaje, ndengejeho 16 bivuga ngo nari gupfa 2 imbwira iminsi yo kubaho nsigaje. bigeze iminsi yanjye irangije 150, irambwira ngo mwana wanjye uzakomeza unkorere n'isi yose uzayizenguruka. bisobanuye ko ambwiye ngo icyo nzavuga cyose ni kuba nimbwira ko umuntu apfuye nzamubwire ko apfuye, nimbwira ko ari muzima nzamubwire ko ari muzima, kandi sinzagabanye cyangwa ngo nongere. uyu rero uyu abantu bibeshyaho, ni no mpamvu utandwanya ngo ushobore. narwanya n'ibikomeye byinshi. n'ejo bundi narabivuze mu kiganiro, cyakora yakoze mu cyo yakoze nimugoroba, numvise izina ryanjye yarikuyemo, ntabwo ngiye kurigarukaho cyane. ni mpamvu nahanganye n'amadini, nkangana na ADPR, ngangana n'ibiki, nuko nabonyemo ibidafite umumaro, nkabona uko twahamagawe n'ibyo banyigishije babigoretse.
niyo mpamvu nawe twahanganaga mbabwira nti nimundeke muri mu biki mugarukire Imana kuko burya jyewe nahamagawe ndi uwo nyine uwo niwe ndi uyu ndi rero niwe watumye mpaguruka kuri jisite gereho soma Bibiliya namenye icyo Bibiliya imbwira namenye ko ako kantu k'imbabazi Yesu yavuze ngo mbere yo gutanga ituro genda ushyire ituro hasi ubanza usange umuntu wahemukiye umusaba imbabazi nibirangiza wegura ituro ryawe ugenda uriture yego akandi kantu uvuze ngo aba bantu Bibiliya ivuga ko abantu bazihana ubanza kugenda mbere yo guteza abantu rubanda genda mukihanana nyuma wamara kwihanana nawe ukabona ntibyemeye umuteze undi umwe babiri nyuma umushyire mu badiyakoni nibirangiza umuteze itorero cyangwa iteraniro noneho ibi bintu rero byarabaye impamvu byabaye umunsi ubasha kwataka urugo rw'umuntu ukataka kandi ukamutesha agaciro imbere y'abantu ni urugero ndamutse mfashe umwana w'umukobwa nkahita mwambura ubusa n'undi wese uri kubireba ahita amutesha agaciro ako kanya ahita avuga ati Mana we ubusa koko yari ateye gutya noneho ya shusho ntizasibangana mu mitwe y'abantu babibonye ikindi iyo wise umuntu umusambanyi njya nkunda kubwira aba bantu nushaka kuba wikiniraga iri jambo ni ijambo rikomeye kuko na Bibiliya ivuga ko icyaha cy'ubusambanyi n'icyaha kibi gikorerwa mu mubiri imbere niyo mpamvu cyangiza uwagikoze kikanangiza abacyumvise nubwo abantu babikinisha abantu bumvise ari sawa ariko iki ni icyaha cyangiza umuntu noneho si nabyo gusa rero n'umuntu naza avuga ngo uri ikurikiwe n'isi yose nukuvuga ngo byanze bikunze keretse imbabazi za Nyiringabo ushobora kuza akakubabarira ariko hari abakijijwe baguye hari abahise bisubira ku nzoga hari abantu bafite imitima yoroshye nka covid ije benshi baravuze bati Imana izanye ibi bintu reka babona umwanya wo kwihugira bamwe bashinze utubari abandi abari bafite insengero bahita bahinduriramo bazanamo za muriture bari abashumba bashumbye amadini nari nshatse gusobanura iki rero ni ukuvuga ngo jye mpagurutse siwe mpagurukiye wenyine asubire inyuma hari n'uwigeze umwe wahaguruye ibya covid nigeze kujya kunywa kofi ahantu njya kunywa ikawa nanjyanye n'umubishopu umwe tuhicaye undi aza kugura umugati yaraje no kunywa ikawa ambonye ngo yewe ngo reka nigendere ngo Karosi ngo uriya nta mikino agira rero njye niko nzwiho rero nahagurutse Imana yambwiye kuko jyewe ntabwo naje gushaka indamu hano nabwiye uyu mukozi w'Imana turi kuganira mu rugo twakoze kino kiganiro cya nyuma ndamubwira nti jisite uriya nta kintu namukuraho n'uwo mutesi ntabwo wenda buzima buri wese amenya ubwe nawe tugiye muri kompetisiyo wenda yandusha kuko wenda hari ibyo afite ariko nawe ubaze imyaka afite niyo mfite biri hasi imyaka yiwe afite irakuze njye iyo mfite iri hasi bivuze ko nzagera muri iyo myaka Imana yamusubije zansubiza rero uyu munsi ibyo afite nanjye mfite uko mbayeho rero muri ubu buzima ntabwo icyo ari cyo naziye kukubita icyaha n'abiyitirira izina ry'Imana kandi atari ryo ni ukuvuga ngo Mutesi nta kibazo mufitanye nta namba uriya mugore nta namba ariko mu bindi bintu byo abantu niba ari abakozi ba dayimoni ba shitani ntibavuga ngo turi abakozi b'abadayimoni nibatabivuga rero twe tuzabivuga none nkubeshye se twe tuzaza tubikubita abameze nkabo bazaturwanya ntabwo njye nzaceceka ubu nahagurutse nje noneho ubundi mbere baravugaga nabona ibintu banditse muri komantere ubundi habamo ceceka muri komantere bakavuga bati reka twandike ko ari akagoryi nikabisoma karahita gaceceka Ezekiel tubwire witwa Rukundo Ezekiel urukundo kuri jisite ruri hehe udashaka kumuhamagara ngo mukemure ikibazo mwirirwa mututeza hano kuri kamera muvandi ngiye bura nta kintu na kimwe nakora ntabanje kuguteguza cyangwa nkubwire n'ikiganiro wabonye mvuga ngo ngufite hano kugahera yari kumenya yuko ari cyo ndi kumubwira noneho uri umunyamakuru reka nkwereke chat ya jisite ejo bundi twaracase mubwira nti ikosa rimwe gusa ejo bakoze ikiganiro sibyo bagikoze ejo ariko twari turimo turacata nawe
mubwira nti kosa rimwe gusa ibyo nakubwiye ngo ufite kugahera nkahita mbishyira hanze sibyo nta kintu na kimwe nagukorera ntabanje kuguteguza n'uwo Damour naramuteguje nanafata n'agace ndabanza ngira gute ndakamuha ngiyi chat ya Juste sibyo singibi uri kuyibona ukabije kunsebya rero niko yarari kumbwira uvuga no kubyo utazi nagusabaga kurekera aho nimba utarumva wasibye nahise muga ngo ndacyafite amakuru mwana yego nutongera ndakureka yego ntutavuga yego nuvuga ndavuga yego sawa nta kibazo ubu se ubwo ni urimo uragenda umbwira ubu se uri kuvugana sinzi uko yandika ngo sawa uvuga ivuze ubwo tuzavuga nta kundi yego si uri urabona tutari gucata se urabona harimo guca bugufi kuri wese none se urashaka ko dukora iki mwana nari mbonye uri no kumubaza icyo mukora nahise mubwira ngo ubibonye he hejuru gato ngo urashaka ko dukora iki mwana urabona ko Juste we ntabwo ashaka guhagarara yes niyo mpamvu mwiyemeje ariko ngiye nabanje kumuteguza sibyo kandi niba nguteguje ahubwo ugakomeje ugashotora ubwo noneho utuma n'umuntu avugana kari murori yego nako umuntu yari yarahishe burya satani arakomeza akakoshyosha no akajya kwereka ko uri yari ugiye kujya hasi hakose kujya hasi kwa Ezekiel ubundi Ezekiel yahoze hejuru ryari ariko nta nubwo wigeze ujya no hasi nyine tubwizanye ukuri sibyo azanye audio jewe ubwanjye nasohoye kuri Kiranuka TV ejo bundi 2020 mu kwezi kwa 12 ku muntu wanshinjaga amafaranga kuri Kiranuka TV biriho sibyo nibyazanye uyu munsi ubwo se arumva ibyo ngibyo ari byo biri bunshyire aya mafaranga yasobanure kuko nanjye nagizeho ikibazo ni umugore wampamaga ambwira ngo nari amafaranga 1,400,000 ndamubaza wayampaye uti sibyo bigeraho turavugana n'umugabo we byose birangira amafaranga afashwe n'uwitwa Rwibutso Alphonse mbese yakwibeshyeho nk'umuhanuzi igihe yakoresheje izina ryanjye kuko nafata Karosi kubera akazwi niyita Karosi kuri chat kuri WhatsApp niyita Karosi none narangiza nkajya mpabwa amafaranga mu izina ryande rya Karosi uyamazi kari kuyahande ariko Karosi yitwa François none ubivuze ngo abadukurikira urumva ko hariho ubuteka mutwe by'abantu bitirira nigeze numva nabitira ba King James bakitira ni ukuvuga ngo abadukurikira hari uduha amafaranga ku mutima w'ubumuntu yagize hari n'uyaduha ari umutego ateze azi neza ko ushobora kuzadushibukana igihe tutazi ariko ngiye mu misengere yanjye nsengera abantu hano kuri oya hari n'uyasaba akayasaba mu izina ritari ryanjye yes hari n'uyasaba mu izina ritari irye mu bantu dusengana hano kuri WhatsApp yanjye nta muntu n'umwe ndabwira ngo mpa amafaranga njye kugusengera babyumvise nta n'umwe nubivuga uwo simuzi navuze ati wowe ufite ibyo bihamye wituma kuko nutuma uraba uri kudushwanisha n'uwo watumye iyiziye Ezekiel wari inshuti na Damour na Kiranuka TV ndumva mwarajyaga muhana kamera mugahanahana ibintu n'ubu ngo bimeze bite n'uyu munsi muhamagare aza akora ikiganiro ejo bundi so twajyanye kwa Korode ese ko muvugana nabi ejo bundi jewe nari najyanye nabo twe twagiye kwa Korode harya igasanze mu rugo kwa Korode twafashe ibiganiro tunamaze gufata ibiganiro turakomereza n'ahagira tuza no kumurararume ibintu ari sawa ahubwo nyuma nibwo numvise ahita akora ikiganiro kuri uyu nguyu ku mpemburo avuga kuri uyu nguyu umva barabataka yego ahita none aza ku impemburo ahita avuga uyu nguyu neza uwo munsi tukora ikiganiro ku mpemburo aricyo babanje kusora mbere y'icyo basora cya Juste atuvuga dutuka no bukeye nibwo uwo mugabo ahisa nawe aza ku mpemburo ahita akora ikindi avuga kuri twe noneho nyuma uyu nibwo ahise avugaho nawe amaze kuvuga ariko Damour yagutinyuka akakuvuga Ezekiel Damour yakuvuga iki no ku mpemburo Vital yaramubwiye ngo Ezekiel uvuze naza kukuvuga uraza kubikira aramubwira ngo nashaka ngamvuge ngo ugese ndabitinya ese ari kukuvuga ibiki ubundi
iki wakoze iki wagize uti yari ari kuvuga yuko nge nanga Brigitte ari kuvuga ko nanga Mutesi k'icyo mwangira ari uko ari kuri kote yabo ngabo ngo ariyo mpamvu ngo ari inshuti Damuru twabaye inshuti twaryanye umwanda twasangiye buri kimwe twaranatizanyije kugeza ubwo ni kote yantije nawe ryamuviremo igisubizo cy'ikote ryaturutse kuri jye ndarimuha ariko nge ntamukuburiye ndiguza amafaranga yanjye ndaje ndarimuha sibyo uyu Damuru naramuhamagaye ndamubwira ngo kuri gushyigikira Brigitte muhuriye ku mbuga nkoranyambaga kubera ko yavuze ko abantu bakuru bakwiriye kwifatishisha utuvideo tw'abantu bakuze ibyo bintu ukaba uri kuza kubishyigikira umukozi w'Imana uyu munsi wa none tukaba turi kugaragaza ko Justin ari umunyakinyoma yasabye imbabazi z'ikinyoma ukaza uvuga ko uri kumwe muri za mbabazi Justin ko ari umuntu wivuguruza yego Justin ko ari umuntu wivuguruza naza akavuga ko koko za mbabazi ari iz'uburyarya nk'uko twabivuze urahita uhagara mu mwanya nturi butaye kuza mu mbuga nkoranyambaga ndabona uri kwiteranya na Karosi ukuzi neza ushobora kwitabaza akagutabara uri kwiteranya na Ezekiel ukuzi neza ushobora guterwa akagutabara ugakurikira baramuhuriye ku mbuga nkoranyambaga bubatse amazina yabo sibyo Damu tubwizanye ukuri uri kumva inzira uhagazemo ari nziza ndavuga nti ngiye kukwataka rero ni mwataka genda kwatakisha ijwi rimwe ryonyine mitana nagenda nicecekere nturakare ntugire ikibazo umenye ko icyo unyituye nanjye ari cyo nje kugira gute kukwitura nibwo nashyize hanze audio yavuye mu kanwa ke apana mu kanwa k'uwundi cyangwa ngo bibe ari byo numvise yishyira hanze avuga ko ari umuhanuzi abenshi mu muzika ari umuhanuzi nese umuhanuzi uterekwa akicara agategura kubeshya Mutesi kugira ngo bazahure na Mutesi nge se ndashaka guhura na Mutesi ngo ampiki niba mwararyumvise rero mufata ukuri kw'ibyo nge nababwiye niba ndi umunyakinyoma mureke mba umunyakinyoma ariko icyo nababwiye n'ubuhanuzi bwagize gute bwate nge sinshaka guhura na Mutesi narabivuze muri iki gihugu cy'u Rwanda turimo ntago Mutesi ari we muntu ukomeye nge naba mpuye nawe mbese uri kumena amabanga y'abatekamutwe b'abapasteri n'abahanuzi cyo ndi kubwira Mutesi ndi kumubwira nti wirinde aba bantu baza batonze umurongo baze kugusaba imbabazi udasanga muri izi mbabazi bakubwira bapfumbatsemo uburozi buzakwica cyangwa inkota izakwica wabyumvise rero Mutesi nk'uko yabivuze mu kiganiro yaravuze ngo arabizi neza ko ndi mu bantu batamwanga ni ukuri simwanga yego iyo nza kuba mwanga ntago mba naramuhaye audio y'umupango w'ukuntu bahanuye ko atwite ubwo se urumva atabareba mu bwonko noneho areba kuba wicaranye n'umuntu mu kiganiro kandi iryo joro yaramumenye jewe audio nayihereye nanjye nakihereye Mutesi sibyo noneho Damuru yicaranye na Mutesi arimo aravuga tumbabarire ku mbabazi gutya na gutya arakuzi yuko uri indyarya avuze umuceri ati yego mana we ati salama sindayirya mu by'ukuri uri umuntu w'umugabo nubwo utaragera ku rwego rwo guhaha salama umuntu w'umugore utashatse utari no mushiki wawe yagakwiriye kumenya yuko mu rugo utaragura salama uri umuntu w'umugabo bavuze inkoko kuri Pasika ati yewe we Damuru twasangiye inkoko hano mu mujyi sibyo dore imbogo niwe muntu watanga ubuhamya muri ntuza yakoreragamo hariya hejuru muri City Tower twaragiye dore imboga turamubwira tumuha komande tumubera umukiriya atuzanira inkoko imeze neza turayirya kuri kamera kwa Mutesi ngo ntararya inkoko sibyo kandi Ezekiel azukuri urumva nakwemera yuko abeshya abantu karo tujye tubwizanya ukuri niba ndi umukristo kuki nashyigikira ikinyoma kandi uri kukivuga ari kuvuga ko ari nawe ari umukristo ujya mu ijuru sibyo je na madamu wanjye twagiye mu mujyi ngiye kwihembera madamu ko yambyariye akana tujyana na Damu nshyirishaho inkoko hariya muri kafi hara mu mujyi hari ahantu bateki bakokereza inkoko mu ifuru sibyo barayinyokereza ndi kumwe na Damuru na madamu nkora mu mufuka nishyura inkoko yanjye turayirya ubwira abantu ko utararya inkoko yokeje muri ubwo buryo gute twarayisangiye sibyo iyo twahariye aho ngaho ni Damuru wayinguriye
hanyuma rero tugana ku musozo bakunzi ba Birandikwa TV na nshuti za Kiranuka TV n'abakunzi ba Karosi TV, muri kubareba abagabo babasuye kandi muri kumva amagambo baturukamo. Ntimwibagirwe gukanda subscribe, commentaire zanyu turazishaka na kanu kitwa like, n'umugisha kuri mwebwe, niyo nkunga mudutera tukanezerwa. Turi ku musozo turabaza ngo ababakurikira harimo abantu baba bashaka nko kwikirizwa batazi n'Imana, cyangwa se bakari n'abakristo babonamo ko muri abarora umudo mu buhanuzi igihe mufite muri mu mavuta cyangwa se muvuga ivuga butumwa. Ese abantu babakurikiye iyo bareba bino biganiro muri gukora byo kuvuga Damuru, byo kuvuga Justin, byo kuvuga Mutesi, byo kuvuga Brigitte, ni ihe nyigisho mwigisha murimo muravuga abantu? Icyo ni icyambere. Icya kabiri, ubwo iki cyambere Karosi agiye kukisubiza. Icya kabiri, none ubwo tuvuze muri kuvuga ku bantu, ni inyigisho kiba babonamo. Hanyuma Ezekiel aratubwira igihe murimo muravuga izi nkuru z'aba bantu, aba bantu noneho ku Mana ni iyihe nyungu Imana ifite? Bantu dusubize Karo. Mbere yo kubasubiza bikansomera ijambo ry'Imana. Ijambo riri mu Byakozwe n'Intumwa mu bice 3:19 bavuga ngo nuko mwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe, ngo iminsi yo guhemburwa ibone uko iza ituruka ku mwami Imana. Kwangwe icyambere je nshingiye ku ijambo rivuga ngo abantu bihane bahindukire kuko iminsi igiye kuza. Kandi mu bundi buryo jewe abo tuvuga ayo mazina ntabwo ari Daniel Saduraka, abo bose bagiye batsinda ingamba zo gusenga, ahubwo twagira ngo ayo mazina nta nubwo ari sinameza kurusha yacu, na yacu yaravuzwe igihe kirekire. Ndumva iryo atari izina rya hesha umuntu, wavuga iriri hejuru muri leta yo hejuru kugira ngo urebe yuko wenda uwo muntu yakwibuka. Rero ikintu ntabwo tuvuga Justin kugira ngo tubyungukiremo, ntabwo dukeneye umuceri kuko turayifite, nubwo dukeneye kuba kuko Imana yarahaduhaye, yatwiciye amagini bo twabaye abantu. Ibintu byarasobanutse. Ngo ntabwo tuvuga abo bantu, ahubwo natwe twaba bamwe mu babafasha. Muri duke dufite twabafasha kandi twaranabafashije. Ubushize niko navuze mu kiganiro, arabizi Justin aza uyamunzanira mu rugo tugiye gukora kuri Karosi TV. Twabashije kubanza, ndumva atarataga ntamuhaye amafaranga. Ndibaza rero ntabwo uyu munsi ahubwo nibatwegere tugane nk'abakozi b'Imana, bareke ibintu by'amagambo je nari navuze ngo ibisi nzabigarukaho. Mvuga izina ry'Uwiteka, ntabwo nkeneye kuvuga izina. Ninshaka kuzamuka nzazamukira ku izina ry'umuntu ukomeye, kugira ngo basi nimvuga umuyobozi wa ADPR arakomeye, itorero ryose rirampindukirira bavuge baturi muntu. Rero kuvuga ngo mvuga nkoranyambaga ndazirinyeganyeza ku bwa Justin, oya nahita ndeba umuntu usa naho amaze kumenyekana nk'uriya wahawe imodoka ejo bundi uri kugenda agera mu by'amafilime, nkavuga ntuyayihawe kubera yakoze ibi n'ibi, nkahita nzana uruntu nkakereye iyo nkuru, nkahita nshyiraho kuko inkuru urayikereya naho wayizira, ariko ugahita uvuga utuyu yabanje gukora ibi n'ibi kugira ngo ahabwe iyi modoka. Ibyo nkahita mfata iryo zina kuko rikiri mu ntuze mu mitwe y'abantu bihita bizamuka. Rero ntabwo nafata Justin wiyiziye ejo ngo muzamukiro, cyangwa se ngo mfate Damuru utazwi, cyangwa ngo mfate undi. No, ahubwo ndagira ngo bihane kuko bitirirwa izina ry'Uwiteka. Nibihane bahindukire bakorera ubwami nk'abajya mu ijuru, dukorera Imana nk'abazapfa ejo. Niki Imana idushakaho? N'abandi badukurikiye Imana ibahe namwe gukiranuka, mukizwe mwezwe mutungane. Je niyo nzira ndimo, naho ubundi bindi Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Ezekiel nayo Yesu yigeze avuga amagambo akomeye, aravuga ngo nibatemezwa n'ibyo mvuga bazemezwa n'ibyo nkora. Wambajije ngo ni iyihe nyungu Imana ifite? Abantu badukurikira, abadukurikira ni iyihe nyungu bafite, ndetse Imana nayo ni iyihe ifite? Imana ifite inyungu nk'iyo yari ifite kuri Samusoni atwika ingano z'Abafilisitiya. Yego, kuko bano bantu nibo bari kwitirirwa izina ry'Imana, kandi noneho nibo bari kubeshya abantu bakabika amasezerano y'ibicupuri.
reka nguhe urugero nk'ubu iyo Mutesi ataza gusobanukirwa ukuri kwiyinda y'ubuhanuzi uyu munsi aba akibitse nk'isezerano ryavuye hehe, ariko nuko abizi yabimenye uko bimeze. Rero iyinda iza kumara imyaka 5 idasohoye yari gusubira ku musozi cyangwa se akajya nk'ahandi hantu ari umuntu udasobanutse mu bya Bibiliya, akaba ati Imana ko wabwiye umukozi we runaka gutya na gutya kanabicisha ku mbuga nkoranyambaga iyinda kidasohora. Urumva akaba afite urubanza hehe, inyungu ifite rero nuko Imana yamenyesheje Mutesi katariyo yagize gute yavuganye nawe. Hari abantu babitsa amasezerano aba bana b'abahungu bababwiye bakaba bazi ko ari amasezerano bahawe n'iki, uyabitsa akabazi yuko yayahawe n'Imana, ariko uri kumva ko na Mutesi yapfunyikiye ubuhanuzi ahita bati nanjye bwa buhanuzi bari babumpfunyikiye disi nuko ntari imbizi. Icyo gihe araba ari gukura urubanza kuki ku Mana. Kabiri, umuntu ashobora kudakizwa ari umubwirije agakizwa kuko Karosi amubwirije, ashobora kudakizwa kubera ko Karosi amubwirije agakizwa ku bwa ya magambo twe turi kuvuga. Kuko nituvuga ko nibavuga ko Ezekiyeli yari y'amafaranga sibyo ko kakaba yayariye, hari umuntu uzavugana nanjye ariko akabazi ko Ezekiyeli ari umukunzi w'iki, ubwo azahita nyirinda kuko azabazi ko kuba mvuganye nawe kuri nge wari chess zo kubona iki amafaranga. Rero ashobora kuzaba amaso akankuraho icyo yashakaga kunkuraho, noneho ngiye icyo nshaka kumukuraho simbe nkikigize gute. Nitumenya ko abene data rero ari umuceri bishakira, Imana ntabwo inezezwa nuko twayikorera turi gushaka umuceri, inezezwa ko tuyikorera dushaka ubwami. Rero inyungu Imana ifite nuko iri gukura mu nzira bano bitwa ngo ni bene data kandi atari bene data. Yego Imana iri gukubura. Hanyuma kino kibuga cy'imbuga nkoranyambaga kirimo umuntu ufite ukuri, uvuga ukuri atabeshyeshya ururimi rwe kugira ngo agire ibyo abona. Abo ngabo rero nibamara gusigara nibwo tuzavuga ubutumwa abantu bashaka ko tugira gute ko tuvuga, ariko abantu ntibakabone ngo uyu munsi byacitse. Ibi kuvugwa ni intwari Imana iri gukoresha kugira ngo bamwe bave muri iki kibuga bagende. Nibamara kugenda hasigara abandi. Dushobora kuba twese turi kuvugana gutya, Imana ifite gahunda yo kuvuga ngo reka ba Karosi nabandi igihe cyabo kirangire nkuko igihe cyaba Mose ba Eliya nabandi cyagiye kigira gute kirangira, kugira ngo hazaza abandi noneho bazaza baza mu kibuga bagize gute bazi. Hari igihe Ezekiyeli azagisigaramo agasigara ari we wigisha abakijemo bashyashya, hari igihe ari Karosi uzagisigaramo, ariko Imana ntishaka ko kino kibuga gisigaramo iki imyanda. Ubu ngubu ni ukuvuga ngo reka mbone gutanga message, wigeze kumbaza ngo ubuhanuzi reka ntange message. Ubu ni ukuvuga ngo Imana irimo irazenguruka muri twebwe muri gutunga mikoro, ariko namwe muri kuzitunga mwitegure karimwe mugezweho. wagira ngo baragira ngo ndabeshye, twebwe muri kuzitunga akacu kavuyeho, noneho mwebwe abanyamakuru muri kuzidutunga mwitegure karimwe mugize gute mugezweho. Hagiye gusigara umunyamakuru ubikora abikunze akabikora atabogama kandi azi neza ko ari mu muhamagaro w'Imana agize gute yamuhamagariye. Ari nayo mpamvu mubona views zisigaye zarabuze, no kugira ngo namwe bazengurukemo. Ibanze imenye ngo ko hari amaturo y'abadiaspora bagucishagaho ngo yahereze runaka warayamuhaga, baranahari bakomerekeje abanyamakuru. Ibyo rero iki cyiciro cyabaye Ezekiyeli n'abandi n'abakorode n'abayongwe bose nimubona kivuyeho mumenye ko namwe abanyamakuru ari mwe mugiye kugerwaho. Muzavugwa nabande rero, muzavugwa nababandi mwatunze mikoro kuko barabazi. Yego azaba afite inzigo yuko wakire runaka umusenya, nawe azakoresha uburyo bwo gukora ubundi buryo nawe aza kugira gute kugusenya. Nicyo ngicyo naba kandi urumva muri ibyo byose Imana ifitemo inyungu yitwa ukuri. Ezekiyeli arakoze cyane, Imana umugisha. Dushimire na Karosi, dushimire abatumirwa bacu n'ukuri baradufashe kandi badusobanuriye inkuru zose uko zakabaye. Imana ibaha umugisha. Reka dusoze Karosi adushyira imbere y'Imana. Birandikwa TV mugira amahoro y'Imana. Turagushima Mana yacu, uri Imana igira neza, uri umubyeyi wacu.
uri Imana ya Aburahamu ndetse na Isaka na Yakobo, uri Imana idahemuka, imirimo yawe iratangaje. Tugushimiye uyu munsi, ibyo tuganiriye ni wowe ubasha kurondora imitima ukayimenya, cyane ko nta mwana w'umuntu wahamagaye undi, ahubwo ni wowe Imana ihamagara. tutewoneza go, turagusabye ngo imbaraga zawe zigote abantu bawe bakurikira revoistize blessance uyu murongo, kandi uwo ari we wese umuhe kugukomeraho ndetse no gukizwa no kwezwa no gutungana. Natwe tugirire neza, akanwa kacu ukeze, ube muri twe icyo ushima ugikore. Turagushimiye kuko iki kiganiro cyayobowe nawe, kandi turangije tugushimira dusenga dusaba kugira ngo ubwo bwoko bwose bukurikira ibi biganiro bashe kurokoka ndetse no mwami kuzadonefaya gria, kuzakubona umunsi intore zawe zizaba zigeze mu rurembo. Turagushimiye, ngaho rinda aba banyamakuru, urinde cameraman, urinde natwe twari turi kuvuga, udufashe muri byose. Turagushimiye mu izina rya Yesu, amen.